Umunsi nari nirirwa nyisereri, numvaga ntameze neza rwose. Mvuye ku kazi mbere yo kujya mu rugo ndibwira nti ariko waca ahantu nkanywa agacupa nubwo kaba kamwe byibuze nkabona gutaha. Ubwo koko ibitekerezo biranyobora, inzira ndayihindura mbanza kujya kwinywera kamwe. Ahantu nagiye kunywera icupa urebye ntiyari akabari gusa, ahubwo harimo na restaurant. Uwishwe n'inzara cyangwa se inyota wese yashoboraga kubona icyo ashaka. Naricaye mfata icupa ryanjye nkarinywa, ariko umutima wanjye nawe uri kure cyane. Natangiye gusubira ku byo mu kazi, nibaza ku mukoresha wanjye uhora uvuga nabi, uhora utongana, niyo waba wakoze neza amaso yabona ibibi gusa. Ibyo mu kazi nagira ngo ndabyirengagije, iby'urugo rwanjye nabyo bikaza, ngatangira kwibuka intonganya n'umuriro uhora waka iwanjye. Umugore wanjye duhora dufite ibyo dupfa buri gihe, nta munsi ushobora gushira tutavuganye nabi. Ibyo nabyo nagira ngo ndabirenze, ibibazo by'umuryango wanjye n'abavandimwe nabyo ntibimpa agahenge. Mbese numvaga mfite umutwe n'umutima uremereye muri ako kanya. Hagati aho iruhande rwanjye hari ameza ariho groupe nini cyane y'abakobwa bagera nko ku 8. Nabo bari basohotse barimo barya, banywa, baseka cyane bishimye. Mbese ubona ari abakobwa bazanwe no kwinezeza. Hashize akanya nk'ak'iminota 30, umwe muri ba bakobwa bari bicaye impande yanjye yavugije induru cyane, ariyamira bagenzi be, natwe twese tuyoberwa ibibaye. Ubwo cyari ikinyenzi utambaza aho cyari giturutse, cyamuguye ku bibero. Umukobwa aritakuma, ibintu byose arasandaza, asa nk'ukihunguraho ngo akivaneho. Umukobwa mu kukikuraho, icyo kinyenzi yagitaye kuri mugenzi we nanone wari umwegereye. Mugenzi we nawe bibuko, induru nawe ayiha umunwa, nawe atangira kurwana no kukikuraho, nawe akihunguye agita kuri mugenzi we wundi bari bicaranye. Uwo mukobwa nawe wundi bibuko, mbese ikinyenzi baragihererekanya. Induru muri restaurant ziravuga, abantu bose barahurura, abakiriya barahaguruka, abaseriveri baraza, abayobozi ba restaurant nabo baraza ngo baze barebe ibibaye, batabare nibiba ngombwa. Abo bakobwa ubwo ibirahure barimo banyweramo amaji byose babimenaguye, ibintu byose birasandaye hasi. Ibyayi bamwe muri bo barimo banywa nabyo babyimennyeho. Mbese sinakubwira, ikinyenzi cyabaye ikinyenzi. Umwe muri ba bakobwa batayeho icyo kinyenzi nyuma, nawe yarakihunguye agita ku museriveri nawe waruje kureba ikibaye. Mu kanya nk'ak'umunota umwe gusa, ibyabaye muri iyo restaurant nagahoma munwa. Mu gihe umuseriveri nawe ahagaze atarumva neza igiteye abo bakobwa, yabonye ikinyenzi kimugwa mu gatuza. Umuseriveri aracyitegereza, areba uburyo kirimo kirwana no kumwuriraho. Umuseriveri yitonze cyane, afata cya kinyenzi akikura ku ishati, aragifata ajya kugita hanze. Ubwo nanjye ndeba ko kajagari n'akavuyo abo bakobwa bateje muri restaurant, amasahane n'ibirahure bamenaguye. Ndeba uburyo bahindanyije imyenda yabo, bimennyeho ibiryo n'amaji barimo banywa. Ndibaza ntise buriya ikinyenzi nicyo nyirabayazana y'ibi byose bibaye? Niba se ari cyo nyirabayazana, kuki umuseriveri we atari ko byamugendekeye? Ikinyenzi kimuguyeho, kuki watasandaje ibintu cyangwa se ngo amene ibirahure yari afite mu ntoki? Ko ikinyenzi cyaguye ku bakobwa ari nacyo cyaguye ku museriveri? Kuki abakobwa bakikuyeho bavuza induru bamenagura ibintu, ariko umuseriveri we akakikuraho bucece mu kinyabupfura agakemura ikibazo? Ibyo byose bituma nza kubona ko ikibazo atari ikinyenzi, ahubwo ikibazo ari ubushobozi buke bw'abo bakobwa, ari bo ubwabo bemereye cya kinyenzi kubahungabanyiriza umutekano. Mbona ko ari bo bemeye ko kibaderanje. Ibi bimfasha kumva no kubona ko burya nanjye ikibazo atari uwo munabi w'umukoresha wanjye mu kazi, atari amahane y'umugore wanjye mu rugo, cyangwa se ibibazo bya famiye yanjye, ahubwo ari ubushobozi buke bwanjye bwo kwemerera ibinderanja kumbuza amahoro. Ndebye akajagari n'akavuyo ndetse n'igihombo ikinyenzi kimwe kingana urwara cyateje muri iyo restaurant, nza kubona ko burya atari ubunini bw'ikibazo bumpungabanya, ahubwo ari uburyo njye nkitwaramo. Uwo mugoroba wambereye uburyo bwiza bwo gusobanukirwa ubuzima. Naje gusanga wa muntu uhora yishimye,
atari uko we nta bibazo agira, atari uko ibimuzengurutse byose aba ari byiza, ahubwo we aba afite uburyo bwiza akemuramo ibintu. Inama y'umunsi: buriya ikibazo si ikibazo ubwacyo, ahubwo kiba ikibazo bitewe n'uburyo twacyitwayemo. Bamwe muri twe kenshi usanga twihutira gusakuza kuruta gushaka umuti w'ikibazo. Usanga umwanya munini umunwa wawe uwumara uvuza induru, nyamara amaguru n'amaboko yawe byo bikiri hamwe. Nugira ikibazo ukamarira imbaraga zawe mu gusakuza no kuvuza induru gusa, ntuzasigarana na nkeya zo kubasha kugira icyo ugikoraho. Umuhanga umwe yaravuze ngo buriya iyo umunwa ucecetse intoki zirandika, ariko iyo umunwa ubumbuye intoki nazo ziraceceka. Ni ngombwa rero kutangira kwiga kubumba umunwa, ugaha umwanya intoki zigakora.